Rubyiruko nimugasuzugura akazi n'umuyede avamo umufundi. Kariya akazi ko kogosha kankuye ahantu hatari heza. Nta handi hantu nabonaga nari mfite amahirwe yo kuzatuburira ngo mbe nagaragara. Aya ni amagambo yatangajwe n'umuhungu wa Nsabimana Didier abenshi muzi ku izina rya Wa Muniga nyuma yo kogosha ibyamamare bitandukanye birimo Harmonize, birimo Juma Jux, birimo Bruce Melody, birimo kandi Davido ari nawe heruka kogosha nyuma. So mbere yuko mbagezaho uko byagenze rero kugira ngo Wa Muniga yisange ari kogosha Davido, reka mbanze mabwire ko ubuzima bwe bwari bushingiye ku buzima bushaririye mbere ukatangira kogosha. Yatangiye ari umuraperi ndetse hari indirimbo zitandukanye yasohoye. Gusa mu rugendo rwe rw'ubuhanzi yagiye ahuriramo n'imbogamizi zitandukanye, rimwe na rimwe indirimbo ze nizikinwe cyangwa se nizigera ahantu yifuzaga ko zigera. Nyuma yo kubona ko rero urugendo rw'umuziki rugoye nibwo yatangiye kwinjira inzira yo kogosha, atangira umwuga wo kogosha atyo, ndetse amaze kubimenya atangira kujya agenda azana mu dushya tugiye dutandukanye, atangira kwamamaza ndetse no gukunda umwuga wo kogosha, akajya yifotora akereka abandi bantu bagiye batandukanye bakabikunda, bityo atangira no kugenda abimenyesha abahanzi bamenyanye ubwo yarakiri mu mwuga w'ubuhanzi. Nuko Wa Muniga wakoraga imiziki ya rap nikinwe yisanze akora ku mitwe y'abahanzi b'ibyamamare muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Ku bantu bibazaga rero uko byagenze kugira ngo Wa Muniga yogoshe Davido ngo nuko nguko byagenze. Bana nimero yo hanze iramamagaye, nari ndi kumwe na Joshua Jidena nko muri Kigali Protocol. Okay, nditabo Uri ku kazana uruguru. Joshua ndamubwira ati bashaka ko nogosha Davido. Ati ntago bishoboka. Atambwira ati ntago bibaho. Uwo ni umusikamo. Ariko mitamwereka. Ndamubwira bamaye na location, ahitambwira ati nahantu ndahaza. Twinjiye urumva nyine team ya Davido, unyura kuri gate ya mbere muri hoteli room ya mbere. Muri bangaye turi babiri, uyu umwogoshi nuwuhe n'uyu wundi n'ibiki bimuzanye, ni manager ushinzwe kumureberera. Umukagera ku ya kabiri bakavuga ati noneho manager n'abare sigara ha umwogoshi niwe ukomeza. Nuko byagenze, ndakomeza ngera kuri room ye, ndinjira nsanga harimo wa manager umeze nk'umumetisi. Yego. Ndabasuhuza. Davido yiryamiye. Nsohora ibikoresho byanjye, ava muri room yaraza amereza push. Bisanzwe nta bintu yiyoroheje cyangwa umuntu baziranye tu. Ndamwicaza. Uwo mutipe we wamamagaye rero arambwira ndabizi uri profession, nyine ntabwo stokinze, ndizera ko umukorera neza. Yego. Ndamwogosha, ndamurangiza, ndamwoza. Davido bari kuririmba, ahora yiririmbe amareba ibintu. Ndangije kumwogosha, ndamwoza, ajya kwambara. Narangije kumwogosha ndamubwira nshaka ifoto. Arambwira uretse yambare yitunganye. Uwo mutipe arambwira ati don't worry, nugira ikibazo ifoto hutuza Davido nyine ifoto bari uyitange wowe. Ndarindira, phone yanjye bari bayinyambuye. Mubwira se akafone man ko numva bimeze ari protocol nk'iyo kwa perezida. Ni protocol. Ndafaka arambwira ati wapi uwo mujama fotoziye anafotora neza, no mutipe ubizi. Mwari mufite telefone yanyu mugiye kuyifatisha avuga ngo hoya. Nibwo rero narangije. Davido arambwira where you from, ndamubwira ndi umunyarwanda. Araseka, baza wa mujama w'imisatsi, aramubwira turabona uyu mujama se, nyine nkabyumva ko ari kumubaza. Nawe arambaza siko kuri umunyarwanda. Yego. Umunyarwanda. Naho nyine nuko byarangiye. Mbibutsa ko ikinyobwa cyiza, kiryoshye, kigezweho, cyengetse kandi kidatera hangover ari B1 Gin, kikaba cyiza cyane ku bakunzi ba Kukutere, noneho kikagira n'umwihariko kudatera umufuke. Mukomeze gusabana n'abanyu rero mwinywera B1 Gin, njye ndi Mideli w'Abanyarwanda.